Reka tubifurize kugira igitondo cyiza bakunzi baruhuka Ipaya News. Twizere ko mumeze neza cyane rero aho muri hose. Tubahaye ikaze mu makuru agezweho muri iki gitondo azindutse kabisa. Tugiye kubabwira rero uko byifashe hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rugamba rukomeye cyane rukomeje guhuza umutwe witwara gisirikare wa M23 ndetse n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa FARDC ndetse na Wazalendo. Aho tugiye kugenda tubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye n'ubundi byakomeje kugenda biranga runo rugamba. Turi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2025. Tukaba tugarutse rero mu makuru yacu ya mbere azindutse muri iki gitondo. Mugiye kugenda byose mubimenya neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Gere nitwa Pacific, wereba neza niba warakanze subscribe ni utarayikanda uyikandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru dukomeje kugenda tukugezaho muri rusange. Hanyuma rero ndagira ngo amakuru yacu tuyatangire, ariko twite tunayatangirira kubiri kugenda bivugwa muri iki gitondo muri amasaha kabisa. Aho rero haraye havuzwe byinshi, hagatangazwa byinshi, hakaba hakozwe byinshi. Ibyo nabyo rero bikaba byihishe muri bimwe mugiye kugira gute, mugiye kugenda mumenya neza cyane gatanu kuri kagenzi kako muri rusange. Hanyuma rero tugiye kugaruka mu bice bya za Sud Kivu, tugiye kugaruka muri za Katogota, tugiye kugaruka muri za Ruvungi, tugaruke muri za Kaziba, tugaruke muri za Rugezi, tugaruke mu Bizibara Murenge, tugaruke ahantu bita kabisa hano kwa Murema, tubabwire uko byifashe haramukiye mu rugamba rukomeye cyane. Tugaruke hano muri Karehe naho tubabwire uko byifashe. Na makuru menshi cyane rero tubazaniye, nyaboneka we making sure ni warakanze subscribe ni mutarayikanda kandi wibuke kuyikandaho, kuko nicyo gihe ni nawo mwanya, ni nacyo gihe cyiza cyo gukanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru dukomeje kujya tugenda atukugezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero ndagira ngo twinjire, ndagira ngo twinjirane muri aya makuru akomeye cyane, amakuru azindukiye kuri tele, amakuru y'urugamba rutoroshye abe na gatoya ruri guhuza uyu mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Amakuru angezeho ni breaking news. Ingabo z'u Burundi zikomeje kuza ari nyinshi cyane hano mu gice n'ubundi cyaza Uvira, aho rero ziri kuza kurwanya M23 ngo bivuye imbere n'inyuma ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru ari kungeraho, amakuru akomeye cyane, amakuru y'urugamba ari kuvugwa aturutse kuri tele indani kwa ndani, arambwira ko ibitero karundura by'aba barwanyi ba M23 bije none ahangaha bigiye kwerekeza hehe? Hano muri Uvira rwagati, aho rero abatasi ba M23 ngo bamaze iminsi bakorera akazi gakomeye cyane ndetse n'ama operation akomeye. Ati rero bimeze bite? Ati kuvuga iby'ama operation ntudusobanurire neza cyane, nibyo ndimo kugira ngo mbibasobanurire kandi mubyumve neza cyane. Amakuru ndi kubasha gukurura ari kungera turutse indani ku mirongo y'imbere ku rugamba. Haravugwa abasirikare barenga 30 ba M23 baba bari gukorera operation hari muri ya mugi n'ubundi uyu mugi kabisa wa Uvira, aho bamazemo ngo n'imisi myinshi cyane bareba situation uko zifashe, bareba inzira nziza bazanyuriramo bagiye kugira gute, bagiye kwigarurira uyu mugi mu buryo bugize gute, bweruye bwa nyabwo, mu buryo butangajwe nyine. Hanyuma amakuru ari kungeraho rero aravuga ko bino bitero byabayeho kabisa, nibyo n'ukuri byabaye, bigabwa kuri bano barwanyi ba M23, ariko bikaba bisize bigize gute, bihitanye abatari bakeya n'ubundi ku ruhande rwa coalition yari yagerageje kugira gute kugaba ibitero kuri no mutwe wa M23. Amakuru mfite ndi gukurura neza cyane nkuye ku mirongo y'imbere, biravuga ko ibitero byazamutse bivuye hano hafi neza cyane no muri Uvira. Abasirikare baturutse ara muri za Katogota, aho rero bari baje kwataka kuri no mutwe wa M23, ariko bikabagendekera nabi, bikasa nkaho operation uburyo kibayipanzemo itagenze neza cyane nkuko bari babiteguye. Kuri ishuro rero bakabahuye n'ibyago bikomeye cyane bitewe nuko bakubiswe ishuro n'uyu mutwe wa M23. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera, aho bano barwanyi bari kuvuga ati ibingibi ntabyo kabisa, ati tuzakubitirwa ibumoso dukubitirwa iburyo, ati ibintu tuzabivamo. Ibyo rero byakomeje kugenda bibakanga binabatera ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Nyaboneka rero
mumenye neza cyane ko bano barwanyi bama 23 ibintu bari gukora nabo ngo ari agahuma munwa. Hanyuma ibindi bitero bikomeye cyane kandi nanone biravugwa ko ingabo z'u Burundi nazo zikomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo zihashye uno mutwe wa 23 ukomeje kugenda wigarurira uduce twishi cyane tugiye dutandukanye tubarizwa hano muri Grand Kivu ndetse na Nord Kivu, ahangaha ari muri Sud Kivu nyine ndetse no muri Kivu y'amajyaruguru mu rusange. Hanyuma amakuru ari kungera akomeye cyane, ibitero biravugwa ko byaramukiye ahantu bita hano Katogota ndetse na Ruvungi. Hagati ya Ruvungi harimo agace ka Bwegera. Utu duce twombi rero twaramukiyemo iki urugamba rukomeye cyane, kanze mbasobanurire neza cyane tuno duce uko tugenda dukurikirana gatanu kuri kagenzi kako, hanyuma bwose muraza kugenda mugira gute amubimenya neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Amakuru rero ari kungeraho nyaboneka nta kintu ndi bubahishe, nta na kimwe, mwebwe mukomeze mugende mubana natwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako kugira ngo mutaza kwa nyine mucikwa. Amakuru ari kungeraho utu duce uko tugenda dukurikirana twose ma 23 yagize gute yatugabyeho ibitero bikomeye cyane, yashakaga kugira gute kutwigarurira. Amakuru angeraho uva Kamanyora ukerekeza Katogota, ukava Katogota ukerekeza Ruvungi, hanyuma ukazamuka haruguru gatoya hafi yaho bita hafi yo mu misozi n'ubundi hariya za Rubarika, hanyuma ugakomeza ukajyana bita na Kiringi, ukava hitwa Kiringi kandi ukajya Uvira, hanyuma ukajyana Uvingu, ukajyana bita Bwege, ukabona kugikwinjira muri Bwegera, hanyuma Rubirizi iri hafi na Sange. Ariko hepfo yaho harimo n'utundi duce tugiye dutandukanye nka Rwenena. Yuvuye hano za yego reka tufataho ngaho kabisa. Hanyuma utu duce twombi nk'utwo mutwumvise twose twabereyemo urugamba niko kuri. Aya niyo makuru muvandimwe abashije kumpa, ati Kamanyora ujya Katogota, kava Katogota ukerekeza Ruvungi harimo intambara, kava Ruvungi ukazamuka ruguru gatoya hafi yaho bita n'ubundi mu misozi y'ahantu bita za Rubarika. Hano za Rubarika naho harimo ngo urugamba, hanyuma ukazamuka hitwa Kiringi uvuye n'ubundi hano Ruvungi, hanyuma ukabona kuja muri Bwegera, hanyuma Bwegera na za Rubirizi ndetse na hano za Sange. Ariko n'ubundi hepfo yanjye hepfo yaho n'ubundi harimo utundi duce tugiye dutandukanye n'ubundi tuba dukomeje kugenda tugira gute kuberamo urugamba yuvuye aho ngaho za Sange uja Sabunda n'andi hagiye atandukanye. Hanyuma ndagira ngo murabyumvise neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uwo n'umuvandimwe wagerageje kumbwira tuno duce, arambwira tuduce rero hari ukuntu ujye utuvuga ukatuvuga nabi, ati bitewe n'urugamba ruba ruri kugenda ruhabera ntudusobanure neza cyane uko dukurikirana ngo abantu ngo basobanukirwe. Hanyuma rero ndagira ngo utwo duce neza ukatuvuze dutatu muri two turi kubera mu rugamba rukomeye cyane. Ngiye mvuga uduce tw'ingenzi turi kubera mu rugamba, hanyuma utundi wenda nta rugamba ruba rwabereyemo n'ubundi ntago ari ingenzi kutumenya. Ariko icyo nababwira cyo ntago ibintu byigeze bigira gute byoroha habe n'aka na gatoya. Ibyo rero bikomeje kugenda bibera hano muri no satere n'ubundi ya hehe ya za Uvira, urimo werekeza mu muhanda werekeza za Plaine de Ruzizi, urimo werekeza mu mujyi za Uvira rwagati. Ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko byamaze kugira gute gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bano barwanyi bama 23 bakabagaragaza ko nta mikino habe na mike yabagize gute ibifitemo yo guhagarika urugamba, ntayo kabisa. Biragaragara yuko bamaze kuba basinya ko bagomba kwigarurira kino gice uko byagenda uko ariko kose, ngo bagomba kugira gute kubyigarurira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma twihuse cyane ndagira ngo mabwire ko muri uno muhanda cyangwa se muri kano kayira n'ubundi kakomeje kugenda kaberamo urugamba rukomeye cyane rw'abarwanyi bama 23. Amakuru ari kubasha kungeraho avuga ko bino bitero byakusanyijwe neza cyane, byakusanyijwe n'ababazarendo, aho bikekwa ko byari bigiye kugira gute, byari bigiye kwerekeza muri zira axe n'undi zigiye zitandukanye, aho bantu ba civile bama 23 bagize gute bari kugenda ababarizwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
ibyo rero biragaragara yuko byakomeje kugenda bifata indi ntera, gusa dukomeje kubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Icyo tubijeje nuko hagize igihinduka turaza kugira gute kubibagezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Mwe mukomeze mugende mubana natwe, ntimukureho habe na gatoya, ntimukubagane. Hanyuma andi makuru akomeye cyane tukiri muri ibyo bice bya za Katogota, ndagira ngo twite tugaruka neza cyane nk'uko uyu muvandimwe yamaze kuba hanterekeraho. Tubanze twigira hano hantu bitazarubarika, hano mu misozi n'ubundi yazarubarika, ariko tubanze tugenyarukira ahantu bita Kiringi. Ahangaha haramukiremo igikopo, haramukiyemo urusasu rukomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zatatse M23 ku rwego rwo hejuru cyane. So ibyo rero byose biragaragara yuko byakomeje kugenda bigira gute ibifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bano barwanyi ba M23 bakaba bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga ngo barebe niba hari icyahinduka, ariko ibintu bikaba byakomeje kugenda bihinduka, ibindi byakomeje kugenda biba ibibazo bikomeye cyane. Amakuru akomeye cyane ya breaking news ari kungeraho nanone hepfo hano bita Sange ahangaha kabisa, uvuye hano za Bwegera, ubu tuvugana ahantu bita Rubirizi, hari kuberamo ese navuga ngo ikira, hari kuberamo urugamba rukomeye cyangwa se isibaniro ryo ku rwego rwo hejuru cyane. Bano barwanyi ba M23 nta mikino nyamara bafite, ntayo ibyo kuvuga ngo barahagarika urugamba, oya ntabyo guhagarika urugamba, bari kurwana ku rwego rwo hejuru. Igihari na gahunda ubona n'undi wari wese yabona neza yuko bano barwanyi bafite gahunda kandi yo kwigarurira iki uduce twishi tugiye tugize gute, tugiye dutandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero tukaba dukomeje kugenda tugira gute tubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Hanyuma twihuse cyane n'andi makuru akomeye cyane, twite dukomereza hano muri za turenze za Bwegera, dukomereza hano muri za Sange, twite twerekeza neza cyane hari y'Umurenge, aho ubu tuvugana muri iki gitondo naho haramukiyemo urugamba rukomeye cyane. Bano barwanyi ba M23 bananiwe kumva, bavuze ati ntabyo kumva bihari, ati twe tugomba kurwana umuhenerezo uko byagenda uko ariko kose, kandi tukagira gute kandi tugatsinda. So of course rero ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko nta gutsindwa izi ntare zitegereje, oya ntako, ahubwo ngo icyo bategereje bo kuri bo ni itsinzi. Ibyo rero tukaba dukomeje kugenda tubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako mu rusange. Hanyuma ndagira ngo nkwiyere ku yandi makuru akomeye cyane ari kuvugwa muri tuno duce twa za Runingo, aho kuri ubu tuvugana abantu barwanyi barwana ku ruhande rwa M23 bari gukora akazi gashoboka kariko kose kugira ngo barebe niba bagira gute babasha guhashya iyo coalition n'undi irwana ku ruhande rwa Leta Kinshasa, ariko bikaba byakomeje kugenda bigira gute ngo binanirana ku rwego rwo hejuru cyane. Aba barwanyi rero bigaragara yuko bafite gahunda nayo nabo nini cyane, ndetse no kugira ibyo bashyira ku murongo no kunoza umugambi n'ubundi bamaranye igihe kirekire cyane n'ubundi wo kugira gute wo gutsisura uyu mutwe wa M23 mu duce twose wagiye ugira gute wigarurira. Aho rero ni mu bice bya za Sud Kivu hari kuvugwa amakuru menshi cyane, menshi y'urugamba. Ewana mu kanya gatoya ahubwo dushobora kuza kuhimukira tukajyanayo kamera ndetse na mikoro zacu kugira ngo mubashe kugira gute mutwumve. By'umwariko nkaho muri kureba muri za Kiriba, ewana harimo dusatere riko hari kuberamo urugamba rukomeye cyane, rukomeye. Urugamba rukomeye nakubwiza ukuri ko ari urugamba rw'imbatura mugabo, naga ari urugamba buri umwe wese apfa kwinjira uko yiboneye. Uru ni urugamba rurwana abagabo nyaboneka, ariko nabo bareba nabi bakahashirira. Hanyuma rero andi makuru akomeye cyane yo ku buryo nanone bukomeye, nkurikije naho namaze kubamenya neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Aya makuru aravuga ko bano barwanyi ba M23 bakoze akazi gakomeye cyane ku bijyanye no kuba bagira gute bakigarurira tumwe mu duce dukomeye n'ubundi tubarizwa hano muri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kubera iki urugamba rukomeye cyane, urugamba rukomeye cyane rero kuri ishuro. Noneho uno mutwe wa M23 ukaba uri kugaragaza ko nta mikino ufite, nta mikino ntayo. Hanyuma twihuse cyane tuve muri zino axe kwizamukire tugende tunyarukira ahantu bitazakarehe, tubanze twikoze hano gatoya hano mu nzira uzamuka za Kavumu,
ahangaha rero naho hakomeje kugenda humvikana ibintu bidasanzwe te n'ibintu bimaze iminsi itari mikeya cyane biba. Ibyo rero byose ndi kubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ku makuru namaze kuba ngira gute mbategurira neza cyane 5 hanyuma amakuru aragira ngo iki rero, amakuru aragira ko bitero byaramutse byama 23 byama operation akomeye cyane yo kugarura umutekano muri zino axe nyuma yuko amaze iminsi nta mutekano kuri ubu uhabarizwa. Biravugwa ko bano barwanyi bama 23 biyemeje kwashyira umutekano mu buryo bukomeye cyane ndetse no kuharinda ikibi cyose cyagira gute cyahabera. Ibyo byose rero bikaba byashyizwe mu maboko y'abarwanyi bama 23 gusa turi kugenda tubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako kugira ntihagire akantu dakana kamwe kaza kugira gute kaza kujya kabacika. Mwe mukomeze kugenda mukurikirana neza cyane mukanda kuri subscribe kugira mutazajya mucikwa n'amakuru nk'aya ngaya. Hanyuma ndi makuru akomeye cyane na makuru ari kuvugwa muri territoire ya Masisi. Ubu tuvugana ahantu bita Nyabyondo ndetse n'ahantu bita Rwibo haramukiyemo urugamba rukomeye cyane muri iki gitondo, aho rero umuntu abona ko byabaye bibi cyane, byabaye shambaride ku rwego rwo hejuru cyane. Ukabona ko ino coalition ikomeje kurasa kuri 23 M23 nayo nta miyaga iri gushyiramo, bikagaragaza rero ko impande zombi ziri kiri kwiganagana mu kuntu. Ariko icyo nababwira cyo nuko ibintu bitari bugire gute bitari buze koroha habe n'akana gatoya muri rusange. Hanyuma ndi makuru akomeye n'umundi ajyanye n'uru rugamba ruba ruri kugenda rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru nabashije gukurura neza cyane ambwira yuko ibi bitero biri kujya biba kabisa, bisa nkaho biba byanateguwe n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Amakuru nakuruye arambwira yuko ibi bitero byabayeho no munsi, bino bitero byari byateguwe ariko kandi bizimirijwa mu nzira. Ariyo mpamvu za FDLR zahunze zikaba zatangiye kwaka ubufasha budashoboka yuko bwageraho bari kubwakira. Yego nibyo niko kuri, ubu bufasha sinzi ngo buraza kuba buhagera cyangwa ntibuhagera, ariko icyo nzi cyo neza nuko bushobora kuhagera cyangwa se ntibuhagere. Ibyo byose rero turi kubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, tureba uko biza kuba bigira gute ebyitwara muri rusange. Hanyuma ndi makuru akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'uru rugamba dukomeje kugenda dukurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Biravuga ko yitwa Njiyapinda muri territoire ya Rucuro haramukiyemo naho urugamba rukomeye cyane, nyuma yuko ku munsi w'ejo naho rwari rwaramukiyemo rutena runirirwamo birirwa barwana M23 ndetse na FARDC yirirwa irwana ku rwego rwo hejuru cyane. Bararwana ibintu biza kurangira bageze gute babambuye uduce n'ubundi tumwe mutwo bari bagize gute bari bigaruriye. So amakuru ufite rero ndatekereza asaga nkaho ari ayo ngayo, ariko reka mbabwire ko umugabo bita Thomas Rubanga ndetse no bita India Queen cyangwa se umwite Innocent Kayina, amakuru ari kongeraho nuko ibintu babishyize ku rundi rwego nabo ntabyo kujenjekera Kinshasa, ngo kubera ko babonye ko Kinshasa nabo ubwabo nabo nta kigenda. Ubwo rero nabo rero ngo biyemeje kugira gute, biyemeje gushyira hamwe muri rusange. So kirango birumvikaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mushobora kuza kwisanga nyine M23 agize gute yakoze akazi gakomeye cyane n'undi kubijyanye no kuba bakigarurira uduce twishi cyane tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwariko muri territoire ya Masisi, territoire ya Walikale. Ariko territoire ya Walikale tukirimo biravugwa ko uyu mutwe wa 23 ushobora kuza kwigarurira iyi territoire ya Walikale mu buryo bukomeye cyane, ngo bashobora kuza kwigarurira iyi territoire ya Walikale, ariko bikaba byagaragaye ko byakomeje kugenda bihinduka ibindi. Ubwo rero mukomeze kubana natwe mukanda kuri subscribe. Je nitwa Pacific, iyi aha mudukurikiye ni kuri Ruhuka Empire News. Mukande subscribe mu joining group zacu mwandikira kuri 079 46 hanyuma tukabashyira ku rubuga rwa WhatsApp kugira mutazajya mucikwa n'amakuru nk'aya ngaya twagiye tugira gute tubategurira neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako mu rusange.
hanyuma rero ngayo nguko nuko amakuru yari yestaye gusa situgarutse gatoya ku makamyo yafashwe na mama 23 ibyo wenda turaza kubigaruka mu makuru yacu ari buze kuba akurikira wenda kintu usabwa no kukanda kuri subscribe ubundi tukabana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako kamashimire amakuru yacu yo nakagaruka bye bye